rero bitewe naho iterambere rigeze hari igihe umwana w'umukobwa akura akagera kuri iyo myaka 9 10 12 ababyeyi ntibafata umwanya wo kumuganiriza bakajya bahora bamubona ari nk'akagahinja kejo mu gitondo bakabyara ugasanga agejeje 15 nta kintu baramuganiriza ugasanga agejeje mu myaka 18 wenda yagera muri 18 hafi 20 ugasanga nibwo umubyeyi yatangiye gusa nkaho akanguka kumva nibwo yamuganiriza kumva nibwo yamuhwitura kumva nibwo yatangira kumugira inama ariko mu by'ukuri icyo gihe uba waramaze kurengerana pe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, nanone ndagushimye kandi ndakunezerewe, ngushimiye kugira neza kwawe, uracyaturinze, uracyatwimanye, uracyaduhagazeho. Mana nkweretse abantu bose bakurikiye ari net 250 ubagirire neza, uhaze kwifuza kwabo, mbabazi zawe zibagote kandi zibatwikire. Ibi biganiro tugira kuri ino chano ubehereze kugira aho bibakura naho bibageza, mu izina rya Yesu urakoze ushimwe kubyumvishe, nanjye mbisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Arine 250, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye, ndabashimye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana mu ruhorane, gukora kw'Imana kube ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero, uyu munsi mbere na mbere ndasuhuza abantu bari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, bari mu mujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu, mu bihugu bya kure n'ibya hafi, abo bose ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndizera mumeze neza. Nanjye meze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Tumaze iminsi tuganira ku mwana w'umukobwa mu buzima bwe, ibyahura nabyo bimugora, uruhare wabigiramo. Ariko nanone naje gutekereza nsanga ubu buzima bw'umwana w'umukobwa tugenda tureba uko bwije nuko bukeye, hari igihe abana b'abakobwa bahura n'ibibazo cyangwa bahura n'ubuzima runaka ariko batabigizemo uruhare. Bijya bibaho batabigizemo uruhare, ahubwo ugasanga ababyeyi babo nibo babigizemo uruhare, cyangwa se ugasanga ababarera nibo babigizemo uruhare. Rero ugasanga nyuma y'igihe runaka uwo mwana w'umukobwa biramugarutse cyangwa bimugizeho ingaruka zitari nziza. Kuri uyu munsi rero nifuje yuko tuganira kuri aba bana b'abakobwa, ariko nanone tukaganira no ku babyeyi babo. Hari ingeso ababyeyi bagira, simbizi nimba babizi ko bayigira cyangwa nimba batabizi, yaba ari ababyeyi b'abagabo cyangwa ababyeyi b'abamama, n'ababyeyi muri rusange nshatse kuvuga. Hari ukuntu ubyara umwana w'umukobwa ukamubyara bisanzwe nyine nko kubyara umwana w'umuhungu, ariko nkuko nababwiye umwana w'umukobwa burya ni umwana uba ufite umwihariko mwinshi cyane wabasabwa kwitabwaho. Ariko hari igihe ababyeyi babyara umwana w'umukobwa ariko ntibamwiteho uburyo bukwiriye. Muri ubwo buryo rero ubwo nifuje ko tuganiraho uyu munsi, ni uguturuka cyagiye umukobwa atangiye kuba umwangavu. Muri iyi minsi ho mbere bavugaga ko umukobwa atangira kuba umwangavu afite imyaka 12, ariko muri iyi minsi mba mbona byarahindutse, hari n'abatangira kuba abangavu no ku myaka 10 no ku myaka 9. Rero bitewe naho iterambere rigeze, hari igihe umwana w'umukobwa akura akagera kuri iyo myaka 9 10 12, ababyeyi ntibafata umwanya wo kumuganiriza bakajya bahora bamubona ari nk'akagahinja kejo mu gitondo bakabyara. Ugasanga agejeje 15 nta kintu baramuganiriza, ugasanga agejeje mu myaka 18, wenda yagera muri 18 hafi 20, ugasanga nibwo umubyeyi yatangiye gusa nkaho akanguka, kumva nibwo yamuganiriza, kumva nibwo yamuhwitura, kumva nibwo yatangira kumugira inama. Ariko mu by'ukuri icyo gihe uba waramaze kurengerana pe. Icyo gihe uwo mwana w'umukobwa aba yaramaze kurengerana ndetse cyane.
ubundi ni byiza ko umwana w'umukobwa utangira kumukurikirana kuva akiri umwana mutoya, kuva mu buhinja bwe. Ugomba kumukurikirana ku myaka yiwe 5, ugomba kumukurikirana ku myaka yiwe 7, ugomba kumuba bugufi, ukajya wumva ibitekerezo bye, ukajya wumva ukuntu akuganiriza, ukajya wumva ibintu agirira amatsiko, ukajya wumva ugakurikira rangaje ye, ugakurikira imico ye, ukamenya uko ubikurikirana. Ugenda umenya ahageze mu mikurire, ukamwumva ageze mu myaka 10, 12. Iyo atangiye rero kugera mu myaka 10, hagati y'10 na 12, utangira kugenda umuhindurira ibiganiro, kuko abana b'abakobwa n'abana bagira amatsiko cyane cyane ko bakura banavumbuka. Ushobora kubona umwana w'imyaka 10 ukagira ngo afite nka 13 bitewe n'ukuntu afite umubiri. Rero hari igihe umubyeyi usanga akomeje kumufata nka kakana, yagera ku myaka 10, 12 ntatangire kumuganiriza ngo agire ibintu atangira kumuganiriza by'umwihariko, ibintu ataganiriza umuhungu w'imyaka 12. Hari ibyo agomba kuganiriza umwana w'umukobwa w'imyaka 12. Aba agomba gutangira kumuganiriza, agatangira kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, agatangira kumutegura ukuntu hari ukuntu ubuzima bwe buzahinduka, hari ukuntu bizagenda, ugatangira kumubwira ukuntu hari ukuntu azamera amabere, ugatangira kumubwira ukuntu hari ukuntu azajya muri regre, ugatangira kumubwira ukuntu hari igihe azatangira kuzana amataye, akazana amabuno, utangira kumwigisha ukuntu azitwara, ugatangira kumwigisha ukuntu azaba muri ubwo buzima, ukuntu agomba kumera, ugatangira kubimwigisha. Rero hari ukuntu ababyeyi barangara cyane ntibatangire kubyigisha abana babo ku gihe, ahubwo ugasanga batangiye kubibigisha ariko igihe cyararenze, ugasanga batangiye kubibigisha igihe cyarahise. Kandi ikindi kibazo kibamo nuko muri icyo gihe udafatiranya umwana ngo ubimubwire akiri muto. Uwo mwana we hari ababa baratangiye kujya bamuganiriza, rumaze kuba inkumi, dore umaze guca kenge, dore umaze kugira aho ugera, itwara utya, bikore gutya. Mu gihe umubyeyi waba ari gutinda, abo bana hari urundi rungano baba bafite, bagatangira kumubwira ati sha ngewe ku myaka yanjye byagenze gutya. Noneho umwana yabona nyina we atabimubwira, wenda uwo mwana wundi wari kumubwira ati ngiye mama yanyigishije ibi, ariko wowe ugasanga nta kintu na kimwe wigisha umwana wawe. Ugasanga ibyo wakamwigishije ari kubyigishwa n'abana bagenzi be, kandi abo bana bagenzi be ntabwo ibyo bintu bari kumwigisha babifiteho nosi yihagije. Ugasanga hanini bamwigishije nabi, wowe ukazajya kushiduka umwana yaramaze kwangirika, umwana hari ibintu yamaze gushyira mu bwonko bwiwe, umwana yaramaze kwisetingamo yuko kuba waba umukobwa w'imyaka 15 utagira sheri ari ikibazo, yaramaze kwisetingamo yuko kuba uri umwana w'umukobwa ufite imyaka 14 nta telefone yawe wigengaho ufite ari ikibazo. Ukajya gushiduka umwana yaramaze kwakira yuko kuba waba uri umwana ufite imyaka 14 udasohokana na sheri ngo mugende muri club kubyina, ngo mugende ahantu ku mazi koga, ngo mugende ari ikibazo. Ukajya kujya kumugira inama usa nkaho umutangirire hasi, kumbi we kubera uruhererekane rw'ibintu yagiye yakira muri ibyo byose nta na kimwe umubwira, ugasanga mu bwonko bwe byamaze kwivanga. Ahanini rero ababyeyi cyane, ababyeyi b'abadamu, hari izo nshingano bazireka, kandi izo nshingano nizo zituma umwana w'umukobwa akura neza, ejo akavamo umubyeyi ubereye u Rwanda, akavamo umubyeyi warerera u Rwanda, akavamo umubyeyi warerera abanyarwanda. Kubera iki? Hari ukuntu ababyeyi muri iyi minsi bahugira mu kazi, bagahugira mu kazi. Uyu munsi akajya mu kazi mu gitondo kare nko mu masaa 2 cyangwa se saa 1, biterwa n'isaha byukira. Yarangiza aho akazi karangiriye, wenda karangira saa 10 cyangwa se saa 11, akabaciye mu tundi tuntu runaka, akaba wenda agiye mu mujyi, akaba wenda agiye za Remera, akaba wenda agiye mu zindi pati runaka, akaba agiye mu bintu bitandukanye, agacyurwa nijoro. Yacyurwa nijoro agataha ananiwe, agahita asinzira, bugacya mu gitondo akongera akabyuka agenda. Muri make umwanya we ukaba mutoya ku buryo atabona n'umwanya wo kuganiriza
umwana we, cyane nuko hari n'ababyeyi niyo baba bafite umwanya usanga umubwira ati se umwana ujye umuganiriza, akakubwira ati se namuganiriza iki, byose baba babizi, ku ishuri barabyiga, ku ishuri nta kintu batiga, ariko nubwo ku ishuri nta kintu batiga, mu bintu biga nawe ugomba gushyiraho akawe, kuko umwana w'umukobwa ni umuntu utozwa, urareba hari ukuntu bafata abasirikare bakabatoza bakajya ku ikosi bagatozwa. Impamvu batozwa ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi bavemo abantu bujuje buri kimwe cyose, bavemo abasirikare bashyitse, abasirikare bujuje indangagaciro za gisirikare, abasirikare badafite ubwoba, badafite gutinya, mbega babakuremo ibintu, bagira ibintu babakuramo, bagire n'ibintu bishyashya babubakamo. Rero n'abakobwa nuko, n'umukobwa nuko, kuko umukobwa ejo niwe uvamo umubyeyi, ejo niwe urerera u Rwanda, ejo niwe ubyara meya, niwe ubyara perezida, niwe ubyara abenjeniyeri, niwe ubyara abafundi, niwe ubyara abayede, niwe ubyara uwo mubyeyi, niwe ubyara abo bana. Ariko agomba gutozwa, uwo mwana agomba gutozwa, uwo mukobwa ngomba gutozwa, ukamwigisha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ukamwigisha uko bitwara. Wikwitwara ngo isi yarahindutse, ngo iby'ubu ntabyo uzi wa mwana we, ngo abana b'iyi munsi urababwira ntibumva. Impamvu babwira ntibumve nuko washatse kubabwira igihe cyatambutse. Fatirana bakiri bato, ugenda ubakuza, ubatoza, bakurira mu biganza byawe ubatoza. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo toza umwana inzira nziza akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Impamvu asaza atarayivamo ni iyi, nuko utangira kumutoza iyo nzira akiri umwana, akagenda yikuriramo. Nawe rero izo nama ugomba guha umwana w'umukobwa, ugomba gutangira kuzimuha akiri umwana, akagenda azikuriramo, ukamubwira ati kugira ngo uzabe umubyeyi mwiza bigenda gutya, kugira ngo uzabe umukobwa mwiza bigenda gutya, kugira ngo uzaheshe agaciro umuryango biragusaba kuzitwara gutya, kugira ngo uzige uminuze ufite amanota meza bizagusaba kwitwara ngutya. Ukabihera mu bwana bwe, ntuvuge ngo nageze imyaka 15 ngo nibwo nzabimubwira. Muri icyo gihe, muri iyo myaka iri hagati watesheje agaciro, hari ibintu byinshi aba yarabwiwe n'abana b'urungano rwe, aba yarabwiwe n'abasore bamureba, aba yaranabwiwe n'abagabo bubatse, baba baramubwiye bakabishyira mu mutwe we. Wowe ugashaka kuvuga ngo ni umwana ngo umufatirane, ngo nibwo atangiye guca akenge, kumbi afite ibintu byinshi mu mutwe wowe utanahindura ngo bikunde. Niyo mpamvu umubwira ikintu ugasanga icyo kintu umubwiye hari ahandi hantu yacyumvishije, kandi kuko ariho yacyumvishije bwa mbere, ugasanga mu mutwe we yamaze kwisetingamo yuko ibyo bintu ari uko bimeze nyine. Wowe ibyawe kubishyiramo ahubwo akumva uri kumujijisha mukuna, akavuga ati se runaka na runaka ko bambwiye ko ibi bimera gutya, bigenda gutya, mama we kwa ibintu ambwiye bitameze nk'uko umwana twigana yabimbwiye. Kubera iki? Kubera yuko ntiwamufatiranya akiri umwana, kandi umwana w'umukobwa ugomba kumwitaho kuva ari umwana. Mbisubiremo, ugomba kumwitaho kuva ari umwana, ukamwitaho akura, ukamwitaho aba umwangavu, ukamwitaho aba inkumi, ukamwitaho ageze igihe cyo kubengukwa, ukamwitaho mu gihe cya fiansaye ye, ukamwitaho ari mu rugo rwe. Si nibyo gusa, niyo yaba ari umugore, uri umubyeyi we, uri mama wiwe, cyangwa se uri ndi muntu umurera, icyo gihe nabyo ubu gikomeje gahunda yo kumwitaho. Ntago kwita ku mukobwa wawe, ntago kwita ku mwana wawe birangira, ntago bigira iherezo, ni ibintu bikomeza. Rero nimba ushaka yuko umukobwa wawe avamo umunyarwandakazi w'ejo hazaza mwiza, tangira umutoze, tangira umwigishe kuhera ku myaka yiwe 7, tangira umuganiriza. Ubundi umwana w'umukobwa ugomba kumuganiriza kuva akiri muto. Wivuga ngo nagira 15, wivuga ngo nagira 20, wivuga ngo nagira ngo 18. Oya, aho ngaho aba yaramaze kurengerana. Ahubwo mufatirane akiri mu myaka migufiya,
akiri muri iyo myaka 10 ukimubwira ati nzanira amazi akakumva, ukimubwira uti icara nkubwire akabyumva, ukimubwira ati kwiba n'icyaha akabyumva. Aho hantu akibyumva niho ugenda umuganiriza, uko agenda kuri ugenda umuganiriza n'ibindi byose akagenda abyumviramo, akura neza kugira ngo azarusheho gusobanukirwa kandi azarusha ndetse uko umuganiriza bituma ubugenda ukereye ubushuti bwawe hagati yawe n'umwana, bigatuma ejo n'ejo bundi ahari kugenda kurira nta kintu aguhisha. Iyo wabaye inshuti n'umwana umuganiriza umukurikirana nta kintu aguhisha. Iyo umwana wawe nta kintu aguhisha ubasha kumenya uko umukurikirana. Babyeyi beza rero, abakobwa banyu bari mu maboko yanyu. Wivuga ngo umukobwa wawe yarakunaniye, wivuga ngo babyigira ku ishuri, wivuga ngo abana bigana ngo baba babibabwiye. Ufite uruhare rwo kumwigisha nawe ubwawe, ukamwigisha uko agomba kwitwara, uko agomba kuvuga, uko agomba kugaragara, uko agomba kwambara, kandi ukabimutoza akiri mutoya. Ndagushimye rero wowe wakomeje kudukurikirana, no kuri Imana iguha umugisha. Nkwibutsa nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo n'ubutaha uzabashe kumva ibiganiro byacu, kuko ibiganiro byacu birafasha. Ni benshi batangiye kutubwira ati rwose ibyo bintu ni sawa, komereza aho ngaho. Rero mumfashe dufashanye abana b'abakobwa, turebe yuko twubaka u Rwanda twifuza, twubaka abakobwa twifuza yuko ejo n'ejo bundi bazaba mama b'u Rwanda beza. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Reka dushime Imana, Imana ikomeze kubagirira neza. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya, ngushimiye kubw'ibi biganiro, ngushimye kubw'ababyumvishije. Umugisha wawe ubabeho, haze kwifuza kwabo bagirire neza. Abarwayi bakize, abafite ibibazo bitandukanye bisubize, abaguye babyutse, abasubiye inyuma bambika imbaraga, kandi buri wese wumvishije iki kiganiro umuha imbaraga zo kugira umumaro runaka akibyazamo mu izina rya Yesu. Tugirire neza, komeza uduha amahoro, komeza uduha amahirwe, komeza ubane natwe, uduha ubuzima buzima. Urakoze mubyeyi mwiza, ushimwe kubyumvishe byose, tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.